hari umumeri nigeze gutwara arambwira nyine turaganira tugenda dutera story turaganira arambwira dore uracyari mutoya ntuzabe mu nzu ya menshi ntuzanapfusha ubusa amafaranga uziteza imbere. Watangira twibwira? Amazina yanjye nitwa Nsengimana Eric, iwacu ni mu karere ka Nyanza, nkaba nkora umwuga w'ikimotari mu mujyi wa Kigali. Nyiri umwana numvaga ninkura nzaba umupolisi, ariko n'ubundi byose ni kimwe, umupolisi akora mu muhanda n'umumotari ni mu muhanda, byose birasa. Mbere yuko mu motari nakoraga akazi k'ubucuruzi busanzwe. Impamvu nahisemo kuba umumotari, gucuruza nabonye byanze mpitamo kwibera umumotari, kandi nta kazi keza ndagakunda nako nta kibazo. Urugendo rwanjye rwo kugira ngo mbe umumotari, kugira ngo mbone perime yo gutwara moto ntabwo byangoye, kuko moto nakundaga gutwara moto nayikundaga cyane. Ntabwo byangoye, nayibonye mu cyumweru kimwe gusa kuko nari mfite ubushake. Ninde cyangwa niki cyagufashije gutangira uyu mwuga w'ikimotari? Ni inshuti yanjye yamuje n'umukire amamoto nangira gutwara mu muhanda, ko nawe yari asanzwe akorana n'uwo mukire. Ntego nari mfite nangira aka kazi k'ikimotari, numvaga nzaba umushoferi w'imodoka nini, kandi n'ubundi ntego ndacyayifite, ndacyanayikomeje, ngomba n'ubundi kubikora muri iki kimotari. Inshuti zanjye n'ababyeyi babyakiriye neza cyane ko nayo mbonye transport yo kujya ingezaho nshaka kujya cyane nabo nkabagezaho bashaka kujya bitagoranye. Iyo mbonye aho navuye naho ngeze ubu birimo itandukaniro rinini cyane, kuko icyo nshaka gukora cyose ndagikora kandi biturutse ku mwuga w'ikimotari. Ibanga mfite mu gutwara moto kugira ngo nakora impanuka mu muhanda ni ukugenda gake, kuko kugenda gake ukagerayo amahoro nibyo bya mbere. Kugenda wihuse ntugereyo nta gisubizo kiba kirimo. Ahantu nigeze gutwara umugenzi bikancanga, umugenzi nigeze gutwara Kimironko aribwo bwa mbere ngiye, yoberwa inzira imvanayo, nahamaze nk'isaha yose, ajya nzunguruka nagaruka ngasanga ni sasa ni nazunguruka nahamaze nk'isaha narahava, ariko nyine birangira ngiye nyoboza umumotari, birangira mbonye inzira ngeze i Remera mpita mbona gutaha. Umugenzi nigeze gutwara ka Matipu ni umugenzi w'inshuti yanjye natwaye, yari kunyishyura 5,000, kandi n'ubundi iyo mutwaye ni inshuti yanjye nta kibazo, n'ubundi arayima nta birenze. Iyo umukiriya agiye kumpa amafaranga arenze kuyo twavuganye, mba numva ari byiza, mba mbona nanjye amaye agaciro nyine nk'umushoferi. Nkabona yuko aba yamaye agaciro bitewe n'uburyo namutwaye. Ahantu abantu bakunda kuntega bajya cyane ni mu mujyi w'Inyamirambo, niho mba mbona abantu nyine bakunda gutega kubera bakunda gukoreshwa cyane, cyangwa na za Remera. Ikintu nabonye mu muhanda kikantangaza ni uburyo nabonye abantu bari bameze mu minsi mikuru, ku bunani, ku munsi w'ubunani, uburyo abantu bari bameze mu muhanda byari akavuyo, bari basinze bambaye ubusa, byari bitangaje cyane. Nicyo kintu cyantangaje. Yewe rero kuko nkunda kugenda nganira n'abakiriya, hari umumeri nigeze gutwara arambwira nyine turaganira tugenda dutera story turaganira, arambwira dore uracyari mutoya ntuzabe mu nzu ya menshi ntuzanapfusha ubusa amafaranga uziteza imbere. Uwo niwe yambwiye amagambo numva aranshimishije cyane. Ikintu kinshimisha kuri moto ni ukuba natwara umugenzi aho umujyanye nkahitamo akura undi nawe njyanye aho ashaka kujya. Ibyo ngibyo biranshimisha cyane, nkumva ndi muri vibe z'akazi cyane. Ubaye wifuza akazi cyangwa ukeneye ubaye wifuza kumpa akazi wampamagara kuri nimero 0726464516 na kode ni 028417. Ntayo urenzaho ntago bagukata. Yewe ni motari w'umwuga.